atashye nimugoroba nahise mbona rwose ko hari ikitagenda. Yari acecetse cyane kandi nkabona ku maso ukuntu ameze ntago bisanzwe. Nari ndimo menagura ibirahuri mbishyira mu kabati ndamwegera ngira ngo mubaze impamvu ameze atyo. Ntangira muzane hani ntarakomeza Jack umugabo wanjye abanciye mu ijambo ati igihe kirageze ngo dutandukane and I'm so sorry kukubwira ibi ngibi ariko nahuye n'undi mugore turakundana kandi turifuza kubana. Nagize ngo ahari ndumviranye icyo ni ikintu ntari niteguye na gato mu buzima. Nabanje kugira ngo ahari ibyo avuga cyangwa se ibyo numvise ndi gutekereza ni imagination, ariko ndebye mu maso y'umugabo wanjye nahise menya icyo avuze. Nari nzi umugabo wanjye ku buryo nashoboraga kumenya yuko ambeshya cyangwa se ari kuvugisha ukuri. Nari ntarabyumva neza. Mbaza Jack ni so are you leaving now? Urajya aka kanya? None se abantu ubwo se biragenda bite ku bantu use Ryan George? Ndababwira ngo Jack njye ndumva dukeneye igihe cyo kubitekerezaho neza tugashaka. Sinzi niba ari wo mwanzuro wa nyuma wafashe, ariko abaye icyo cyemezo wafashe ni ukuri ndumva dukwiye gutegura abana tukabibabwira bakabyumva mu buryo bwiza. Jack ati no need Gloria, abana ni bakuru bihagije. Umuto yari muri secondaire bazabyumva ndabizi story. Nararize, icyo nicyo kintu kiremere cyari kinyituyeho mu buzima. Jack yagiye mu cyumba afata imyenda yishyira mu kavarizi gatoya ubundi asohoka atanasezeye byibuze. Yari mu masaha y'umugoroba. Nahagaze mu idirishya ndeba umugabo wanjye arimo agenda kuri varizi. Mbega ijoro ngo rirambera rirerire. Nahise nsubira kure cyane mu bitekerezo nangira kwibuka ubuzima bwanjye nkiri agakobwa gato muri high school, muri secondaire. Of course nifuriza ibyiza, nifuriza kuzagira amahirwe n'umugisha mu buzima buri imbere nk'abandi bakobwa bose. Aho rero niho nahuriye na Jack mu birori byo ku ishuri byakundaga kuba byatumiwemo abahanzi bakomeye n'abacuranzi. Nuvuga ngo Jack yabaga hari ahagaze ahantu abantu bose babaga bamureba arimo aririmba anacuranga. Ikirori kirangiye rero Jack nawe wasaga naho yahereye karanyitegereza, dore ko nari mpagaze ahantu yarebaga neza. Yabonye nsutse ankurikira ambaza niba hari ikibazo amerekeje akageza mu rugo. Urumva nabanje kugira isoni, ariko Jack yari umusore mwiza ku buryo ntaribona imbaraga zo kumuhakanira. Naremeye turatahana, amfata mu kiganza tugenda tuganira, ariko mu by'ukuri sinzi uko byangendekeye. Mu ijoro rimwe gusa duhuye nahise mukunda. Angejeje mu rugo rero duhagaze munsi y'itara ryo ku muhanda. We kissed each other for the first time. Ni bwa mbere twasomanye, ansezera arataha. Kuva ubwo twatangiye gukundana ndetse rwose ntitwanabihisha. Abatuzi bose bamenye yuko dukundana, ndetse abenshi muri bo bari bategerezanyije amatsiko ubukwe bwacu. Nyuma y'amezi 5 gusa dukundana nisanze ntwite. Inzozi zanjye zo kuba engineer zirangira aho ngaho. Mva mu ishuri ngo mbone uko nubaka urugo rwanjye. Nibwo nabyaye Ryan, imfura yanjye. Ubuzima buhinduka mbureba. Ibibazo bikeneye amafaranga bitangira kuba byinshi. Nyuma y'imyaka 3 gusa Josh nawe yaravutse, umuhungu wanjye wa kabiri. Igihe cyarirukanse koko. Jack kuko yakoraga cyane pe agashaka amafaranga, nanyaga guma mu rugo nkamenya abana, nkamenya ibindi byose bikenewe gukorwa mu rugo. Uko ni nako twari twarabisebo, kuko nta wundi wari bumfasha abo bana bari bakiri bato cyane, kandi mu rugo akazi nako kari kenshi. So nahisemo rero kuguma mu rugo nkajya menya iby'urugo. Jack nawe agakora akazi gasanzwe, akamenya depense z'amafaranga, ibintu byose akabikurikirana. Muri ako kazi katari kanyoreye ko mu rugo, nanjye nkagerageza nkafasha umugabo wanjye uko nshoboye kose mu kazi ke, nkamusapotinga ahakeneye inama nkaba mari nkazimugira. Kandi koko ntiyatinze kuba successful, yahise anatangira business ye, kandi koko birakunda. Nyuma y'amezi 6 kuza tubyaye undi mwana, natangiye kubona impinduka mu rugo. Jack yatangiye guhinduka. Umugabo wanjye nagira kubona yita ku kuntu agaragara, nkabona ahora muri salo yiyitaho, nkabona imyenda asigaye yitaho cyane. Imwe muri nateguye akayihindura agahitamo indi. I was so confused. Mvaga ntabyumva, nkumva birancanze. Rimwe rero ndimo nshyira imyenda muri mashini, imyenda yo gufura nyine, nibwo nabonye lipstick rouge à lèvres ku ishati ya Jack. Nibwo bwa mbere naribonye ikintu nk'icyo ngicyo mu myaka yose twari tumaranye tubana. Narikanze ndababara cyane nsanze ibyo nakekaga ari impamo. Uwo mugoroba rero Jack arimo akurura ivarisi yinjira mu modoka agenda. Narushijeho kongera kubabara nyihagaze muri rya dirishya, n'ubundi mbitekerezaho narushijeho kurira. Nekereje ukuntu ubasha kubwira abana iyo situation.
mu gihe ibitekerezo bikemeranye nashidukiye ejo numva umuntu akomanze ku muryango ndiyumaganya vuba vuba ndihanagura njya gukingura ngeze nsanga inshuti zanjye zari zinkora surprise zizanye ibyo kurya na champagne ngo dusangire uwo mugoroba. Mu by'ukuri bari bagize neza pe, ariko baje mu gihe numva nkeneye kuguma ndi njyenyine. Nabuze icyo nkora ngerageza kwiactinga kwigira nkaho nta kibazo mfite, ariko umwe mu nshuti zanjye ntiyatinze kubibona. Why are you so sad? Kuki ubabaye bigeze ahanga? We yari Sandra umwe mu nshuti zanjye. Nabanje kubeshya ko ari amaso amereye nabi yananteye umutwe, ari nayo mpamvu yatukuye, ariyo mpamvu numva nameze neza, ariko kwiyumanganya birananira. Uko barushaho kumbaza uko merewe ndaturika ndarira, ahubwo kurusha uko narize nk'ingenyi. Ndabwira nti Jake amaze kunsiga kandi agiye burundu. Mvuze gutyo Jessica umwe mu nshuti zanjye nawe ati is it really worth crying? Ese kuko urumva ibyo bikwiye kukuriza? Sweetheart, umusazi wenyine we wasiga umugore umeze nkawe. Nanjye ni sha rekera aho ngaho, stop. Ubu se ko twari twarahisemo ko njye nzajya amenya iby'urugo nawe agakora akazana amafaranga tukabona ibyo turya, ubu njyewe njye n'abana turaza kubaho nta mafaranga. Jessica ati harya ntuzi guteka? Ndabizi ariko ibyo se nabimaze iki mu myaka yose maze ntakora, naravuye muri uwo mwuga ntagiteka. Jessica ati hano hari nomero z'umukire ukeneye umutetsi mwiza nkawe. Of course nafashe izo nomero zishyira mu gasakoshi, ariko umva rwose nta kintu nzazimaze. Nari mbabaye ku buryo numvaga uretse kuryama nk'ukwezi kose ntibagirwa ibibazo gato, nta kindi numva njyewe nkeneye gukora mu buzima. Inshuti zanjye twaratindanye rwose, tumarana akanya turasangira rwose, nkumva hari icyo bitanze kuba ziri hafi yanjye. Zimaze kugenda rero nongeye kumererwa nabi, nahise njya kuryama. Mu gitondo narabyutse ntekereje ku byo inshuti zanjye zambwiye nimugoroba, ntekereje koko nsanga ndi umutetsi mwiza, yewe n'ibiryo ndetse aribwo bwa mbere ndabiteka bikaryoha. Mfata izo nomero ndavuga ni reka mfe kugerageza deke gutigiye kurira gusa, usibye kuntera umutwe nta kindi buri bukemure ibibazo mfite. Nahamagaye wa mukire bambwiye nimugoroba ndamwibwira, umugabo w'ijwi ryiza cyane, musobanurira impamvu itumye muhamagara. Maze kumubwira byose nawe mbwira yuko byaba byiza duhuye live amaso ku maso tukabiganiraho, nkamenya niba koko iyo offer cyangwa se uko kazi nakabaje. Narabyemeye, twemeranya guhura muri coffee shop yari hafi aho ngaho yacu twembi masaha abiri. Nasanze boss uwendaga kuba boss wanjye ari umugabo ufite hoteli ikomeye cyane. Uyu yari amaze iminsi abona muri business ibintu bitagenda, batangiye guhomba, asuzumye neza abona ikibazo kiri mu gikoni, niyo mpamvu yifuzaga guhindura abatetsi. Aho rero yarankeneye ku mwanya wa chief w'igikoni. Ubwo rero tumaze kuvugana umushahara, boss ambaza niba mbyemeye, nanjye sinazuyaza, yewe uwo munsi nahise nangira ako kazi. Akazi nagakoze nishimiye rwose, sinzi rero ko nafite ibibazo byinshi cyane bikeneye amafaranga, ariko icyo nzi nuko numvaga nezerewe pe. Nangira gusubira muri menu ya hoteli yacu, ngira utuntu nihinduriramo, ngira ibyo nkuramo, ngira ibyo nongeramo mu masaha yo guteka, nkaba nibereye mu gikoni. Kandi ntari nka supervisor gusa, ahubwo nanjye hari ibyo nafutagamo nkitekera njye ubwanjye kugira ngo bize kuba bimeze uko nabishakaga. Kuko sinamenye ko ukwezi gushize boss agiye kumpemba, yanumiye muri resitora ihenze cyane, amereza paycheck y'amafaranga aruta kure cyane umushahara twari twumvikanye. Ndavuga ni kubera icyari menshi cyane, kuki umpaye menshi cyane? Boss ubwo ndamubaza nawe ati Gloria, ngira ngo ntawe impamvu urayibizi, urabibona yuko mu kwezi kumwe gusa umaze ukora, abakiriya dusigaye tubura naho tubicaza wo gukora ahangaha. Thank you very much, warakoze cyane Gloria, warakoze kwitanga. Boss yamaye ikiganza ankora mu ntoki nshimira, arangije nsoma ku ntoki. Narijijije kamwe kuko nanjye nari nkimutinya, ariko uko dukomeza kugenda dukora no guhura mu biro kenshi tuvugana iby'akazi, naje kubona ko boss ashobora kuba nkunda, kuko inshuro nyinshi nabonaga ashaka ko tugumana gato twenyine mbere yuko naha. Akenshi akansaba kujya kumureba muri office, n'igihe nta kintu kizima yagiye kumbaza mu by'ukuri. Ndabonaga yishimiye cyane kuguma ahantu ndi, kandi nanjye byaruko. So twarakoze rero kuko birakunda, ibintu biragenda, akazi kambana kenshi, yewe bigena nanshakira personal driver, umushoferi wanjye bwite uzajya untwara mu kazi mu makuru atandukanye nabaga ndimo. Mu mugoroba umwe boss arambwira ati Gloria, mbere yuko utawucana tuvugane. Umunsi urangiye nshoje akazi, nagiye kumureba nsanga ari hanze kuri piscine ya hoteli, bwari bwije, wabonaga butangiye kwiramo gake. Twari twenyine, yari twe twenyine turi aho hanze. Boss ati Gloria,
umunsi wa mbere nkubona narakwishimiye cyane, ariko uko igihe gishira nasanze atari uko kwishimira gusa, ahubwo nsigaye ngukunda for real. Sinje kugukinisha, ntabwo ndi umwana wo guta igihe. Gloria, ubaye unyemereye ingingo ufiteho gahunda. Nta bintu byinshi twaganiriye, yewe nta n'ikindi namusubije, namusomye ku itama gusa nk'ikimenyetso cyo kuvuga ngo yego. Abana banjye bakunze boss cyane kandi rwose babyumvishe vuba kuba nakundana n'undi mugabo utarize. Umunsi umwe rero mvuye guhaha njye n'abahungu banjye tugeze mu rugo dusanga umugabo ku muryango wubitse umutwe mu maguru usa n'uwamaze akanya. Uwo yari Jack, wa mugabo wanjye, my ex husband. N'isoni nyinshi n'ikimwaro, adashobora no kunda mu maso, adashobora no kureba abana banjye, atangira gusaba imbabazi avuga ko ngo yahemutse. Jack ati, Gloria, nari nzi ko ngiye kwishima, ariko nsanga umugore nkurikiye ari umunyabirori gusa, ukunda gusohoka no gushopinga gusa. Kugeza igihe amafaranga yanjye ashire kuri konte nibwo namenye yuko burya ntigeze nanishima kuva nagusika. Ati kuva nava muri urugo gusika n'abana banjye nta munezero nigeze menya. Nakinguye umuryango ndikomereza, nta kindi namusubije, ntacyo nari mfite cyo kuvugana na Jack. Umuhungu wanjye muto yarankurikira, umukuru ufata Jack amushyira ku ruhande ati, go back where you came from, subira iyo uvuye, wababaje mama bikomeye ndetse natwe utadusize, wenda umunsi umwe tuzakubabarira ariko ntabwo ari vuba. Ikindi kandi ahangaha ntabwo ari we twakabaye tuganira ibi ngibi. Jack ntiyatinze kubona icyo yahombye akiri aho ngaho. Imodoka ya boss nako umukunzi wanjye yahise iparika aho ngaho. Umukunzi wanjye ntiyaraje kundeba gusa, ahubwo yaje nzaniye indabo ampropose nsaba kumubera umugore. Yarapfukamye nyambika impeta, nanjye ndamwemera nishimye cyane. Abahungu banjye badukomera amashyi, dufungura champagne, turanywa, turaseka, turishima. Njye nari nzi ko Jack yagiye pe, ariko Josh umuhungu wanjye muto niwe wambwiye yuko ngo yari ari mu idirishya arimo abireba byose. Ngo ahubwo abonye impeta nemeye kuyambara ngo nibwo yise agenda ababaye. Kandi koko sinigeze nishima mu buzima kuko nishimye ako kanya. Nukuri ntabwo mwabyumva. Inkuru yigisha nta kitagira iherezo, yewe n'agahinda nako karashira. Hari umunsi uzongera guseka, ibi byo ndabizi neza.